ukuri, imwe mu ntwari idatsindwa, imwe mu nshuti idatenguha, kimwe mu byagutabara aho uri hose, kimwe mu byabuze muri iyi minsi ya none. Ni kimwe mu mico itamwaye, ni kimwe mu ndangagaciro zifuzwa na benshi, kimwe mu by'ingenzi byakaturanze, ndetse ni kimwe mu bigize ibiranga umunezero. Kuvugisha ukuri ni ukuvuga utabereretse cyangwa ngo ugoreke, ni ukuvuga uko ibintu biri utagamije gukomeretsa cyangwa guhutaza, ni uguca bugufi ukavugana umutuzo, ukavugana neza ugamije gutanga igisubizo aho wajijwe cyangwa aho biri ngombwa kuvuga. Kuvuga ukuri ntibivuze kutagira ibanga, kuvuga ukuri ntibivuze kwasasa, kuvuga ukuri ntibivuze kurengera, nta nubwo bisobanuye gutanga itangazo. Ubuzima bushingiye ku kuri bubaho bunezerewe, ndetse amahoro aba ari inshuti yabwo. Vugisha ukuri kabone n'ubwo kwaba kuryana gute, vuga ukuri n'ubwo uba ubona ko uwo ubwira ari bubabare. Burya ni byiza kuririra ukuri aho gusekera ikinyoma. Ukuri ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse na nyuma y'ubu buzima uko twagukoresheje bizatugiraho ingaruka. Umwana w'Imana yarabivuze ati, ijuru ntirizajyamo ababeshya, erega icyaha cyaturutse ku kinyoma. Uyu munsi twize kuvuga ukuri twabasha no kunesha ibibi. Ukunda Imana avuga ukuri, ufite Mwuka Wera aba umunyakuri, kandi ubasha kumenya ibyo avuga mu gihe gikwiriye, ubasha gutegeka akanwa ke ashobora no kuyobora amahanga. Ijambo ry'urukundo ryuje impuhwe n'amahoro rijyana n'ukuri. Yesu we kuri kuzuye, reka none tumukingurire aduhe impano ihebuje. We rutare twegamiye, utwitaho uko turi kose, atubashije kuba abanyakuri. None njye nawe turacyafite amahirwe yo guhindura imivugire, imigendere n'imikorere yacu. Reka dutumbire umusaraba, Yesu we mucyo w'ukuri aturasire, tuhave duhagijwe ukuri n'imbaraga. Mugire amahoro.